muri abo bakonditeri rero hariho umukonditeri witwa muraza kumbabarira, hari bamwe babaye abapasiteri ubu ngubu, abandi babaye ababishopu, abandi babaye abarevera, dushobora kubimenya ariko turagenda tuba hello guys, twongeye kubasuhuza mwebwe mwese aho muherereye, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, abari muri Sweden, abari muri Afurika, abari mu bihugu izo arizo zose, twongeye kubahereza ikaze, abari ku migabane iyo ari yo yose, twongeye kubahereza ikaze abajya badukurikirana nka Mbangutse Pro and Yvonne. Imana ibahereze umugisha, abantu bakoze subscribe mwagize neza cyane, abantu mujye mushyiraho amakomenti, abantu musharinga ibiganiro byacu, muri abantu beza cyane. N'abantu batarakora subscribe, namwe muyikore kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero naje njyenyine kuri kamera, mwabonye ko n'uwacu ubushize yayijeho wenyine, bitewe wenda na content cyangwa se na topic yari afite. Uyu munsi rero nanjye naje njyenyine bitewe na topic mfite y'uyu munsi. Nk'uko mwabibonye ubushize rero nakoze top 10 y'abacuranzi banditse izina cyangwa se abacuranzi baba role model, aba bana bose bari gucuranga ubu ngubu bafite aho babikuye rero kuri bariya bacuranzi. Nagerageje kuvuga abacuranzi abo njewe nibukaga n'abo nzi, kandi mu by'ukuri ni ikintu kigaragara yuko ni ibintu byagaragaye ko ibyo navuze n'ubundi ari ukuri, kubera ko ab'i Burundi icyo gihe twebwe ntabwo twigeze tumenya, ariko twagiye tuvuga abacuranzi bagiye bandika izina ndetse baramenyekana. Habayemo akaherere gatoya, harimo abacuranzi nibagiwe bagera muri 2 cyangwa 3, harimo umucuranzi Pastor Ben, yanditse izina mu bintu bijyanye no gucuranga nawe ibisirimba, ari muri abo bacuranzi kuko ibisirimba byiwe byarahitinze cyane. Undi muntu wajemo rero ni umucuranzi nibagiwe, ni umucuranzi witwa Zawadi nawe ni umucuranzi mwiza, naramwibagiwe ubushize ariko ari muri bariya bacuranzi nawe. Undi mucuranzi naba Imani ari mu bacuranzi bo hambere, ubu nyine yabaye mu Prophet, yabaye mu Yumbe, yabaye mu umukozi w'Imana, umuhanuzi, turamushuje cyane, ariko ntari muri bariya bacuranzi. Habayeho kwibagirwa mu by'ukuri, abantu babiteyeho comment zitandukanye bavuga yuko hari abacuranzi tutashyizemo kandi batangiye gucuranga kera, harimo ba Birenzi. Nagiye mvuga cyane sinagiye mvuga abanyamuziki urya w'indani cyane, nagiye mvuga abantu bagiye bamenyekana bitewe n'ibyo bagiye bakora mu by'ukuri, ariko nabo twasize ni abacuranzi kandi barashoboye kandi bafite nabo ibyo bakoze. Hanyuma rero uyu munsi mbazaniye abakonditeri bagiye batoza amakorari, bagiye bashyira amakorari ku murongo, ugasanga iyo korari ifite imbaraga cyane. Muri abo bakonditeri rero hariho umukonditeri witwa James. Ni umukonditeri wakoze akazi keza cyane muri Rehoboth, akazi keza ni muri Rehoboth, ngira ngo uwo mukonditeri rero yakoze akazi keza cyane. Ni umuntu ufite amateka mu bintu bijyanye no gutoza abaririmbyi. Uwa kabiri rero hariho konditeri, muraza kumbabarira, hari bamwe babaye
abapasiteri ubu ngubu, abandi babaye ababishopu, abandi babaye abarevera, ntidushobora kubimenya ariko turagenda tubavuga mu mazina yabo. Uwa kabiri ni ngira ngo ubu ni pasita ni revera ngira ngo ni Bibasha. Icyo gihe yatozaga ikorari ya Kicukiro muri Nazareti. Ngira ngo ni Come to Jesus. Uwo mukonditeri yakoze akazi katoroshye cyane, katoroshye ku buryo ahantu hose yageraga wamurangizaga ukamubona aravuga ngo dore Bibasha, konditeri Bibasha. Ubu yabaye umushumba ariko icyo gihe yakoze akazi ni se wa umuhungu we tuzi ni Rushika w'Umuyumbe. Hanyuma rero hakaza undi mukonditeri witwa Leonard. Leonard nawe yakoze akazi katoroshye, aho yatojeje amakorali agiye atandukanye kandi agenda ayo makorali amenyekana, agenda agira imiririmbire myiza y'ikorali kabisa, ku buryo ahantu hose wabonaga Leonard ukavuga ngo uriya mugabo turamwemera. Hakazaho konditeri Romirizi. Abo bantu ndi kubabwira ni abantu ibyo dukora byose n'ibyo abantu bakora n'abandi bazazana ibindi n'abandi bazaza nyuma n'ubundi bazazaho, ariko aba bantu bakoze akazi gakomeye cyane. Konditeri Romirizi, hakazaho konditeri Oci muramuzi, umukonditeri mwiza cyane, nawe wakoze akazi keza cyane. Hakazaho konditeri Ngura nawe yakoze akazi keza cyane, ndetse n'ubu ngubu bamwe muri abo ndi kubabwira baracyaririmba, baracyayobora abaririmbyi bakababwira ngo muhengamure mugire gutya mubikore neza. Hakazaho rero konditeri nari mbabwiye Ngura, hakazaho konditeri Kibongi. Kibongi nawe yakoze akazi keza cyane katoroshye, ndetse n'ubu ngubu aranabikomeje. Kibongi turamwemera cyane, Muhoza. Hakazaho konditeri Munyakuri yakoze nawe akazi keza, n'ubu ngubu aracyagakora. Hakazaho konditeri Mima buriya nubwo ari umucuranzi ariko nawe yabaye umukonditeri mwiza cyane, uyobora abaririmbyi akababwira ngo muca ahangaha mubigenze gutyo. Ba baririmbyi baje kuririmba bagasohora ikintu kimeze neza cyane. Hakazaho umukonditeri bita Mwizerwa yabaye konditeri w'ikorari ya Injili yo muri Maranatha, ari mu bihugu byo hanze, abenshi bari iriya abandi bari no muri Afurika. Mwizerwa wahimbye indirimbo zivuga ngo bwenga arahamagara mu mpinga y'umusozi n'izindi nyinshi cyane. Hakazaho konditeri Serugo Pastor Ben, yakoze akazi katoroshye cyane, n'ubu ngubu akomeje gukora. ubu ngubu asigaye akora n'umudamu wiwe, babaye abaririmbyi abahanzi ku giti cyabo, ariko mbere icyo gihe konditeri Serugo yakoze akazi gakomeye mu makorali atandukanye cyane, yigisha indirimbo, abayobora mu miririmbire. Hakazaho konditeri Nkomezi nawe yagiye yigisha abaririmbyi benshi ndetse abatoza, nawe yakoze akazi kenshi kandi keza. Hakazaho konditeri Merci waririmbye indirimbo, uwafashe ya ndirimbo arahindura ivuga ngo Mana nk'uko wafashaga asogokuruza, niwe wafashe iyo ndirimbo arayihindura. Iyo ndirimbo yariye hit cyane, iramenyekana ku buryo mu bigo by'amashuri iyo ndirimbo yarakunzwe cyane. Harimo n'indirimbo yindi ivuga ngo
maze kumenya undi we nahisemo kujya nkukorera. Abo bantu bakoze akazi keza cyane rero mu by'ukuri ni abantu twemera cyane. Reka tubashimire rero mwebwe mwese rero mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi mujye mukomeza mudushyigikire. Mu by'ukuri nubwo ubu nyine hariho abandi bantu bari gukora ibintu byiza, baba abacuranzi, baba abayobora amawusitimu cyangwa se amakorari, batakiri abangabo nari bimaze kuvuga, ariko aba bagabo bakoze akazi gakomeye cyane, ntabwo tugomba kubibagirwa, tugomba kubavuga. Mu by'ukuri n'abari kubikora ubu ngubu bafite abo babirebeyeho, rero tubahaye respect cyane. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka, dukomeze tujye tubana kuri channel yacu, kore subscribe, ni byiza cyane bizadufasha. Imana ibahereze umugisha mwebwe mwese.